Amahoro kuri mwese nshuti za Waka Waka Podcast, ndabaramukije nizera ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Tugiye kuganira kuri Zelensky. Duheruka agafoto ke yicaye muri F16, duheruka agafoto kubona uyu mugabo yishimye cyane ari muri F16, ubona ko agiye abonye noneho intwaro igiye guhindura ibintu ku rugamba. Muri iki kiganiro tugiye kureba iherezo ry'izi F16, turebe inkunga zemerewe Ukraine, ariko tunarebe na Zelensky uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yagiye guhura n'abanyamerika, yagiye guhura na kongere y'abanyamerika kugira ngo abashe kubemeza uburyo inkunga zihabwa Ukraine zigomba gukomeza. Ibyo rero ni ibintu bitoroshye kuri Zelensky, tugiye kubigaruka, ariko tunagaruke n'ibibazo bikomeje kuba hagati ya Zelensky n'igisirikari n'abaturage batangiye kugenda bazamura amajwi asaba ibiganiro, ndetse no mu nteko ishinga amategeko ya Ukraine utangiye kumvamo abadepite bagenda basaba ko Ukraine yakwinjira mu biganiro. Ibyo rero ni ibintu turi bugeze kuganiraho, tunanyure no muri Avdiivka turebe uko bimeze. Ariko nanabibutse ko muri iyi podcast turi kumwe na KDB badufitiye ibinyobwa byiza cyane, badufitiye whisky nziza cyane, bakatugirira dry gin nziza cyane, bakatugirira vodka nziza cyane. Ibi byose bikaba biri mu macupa wakwishimira gutereka imbere yawe. Bakatugirira kandi icupa rya litiro 3 rya red wine, bakatugirira icupa rya litiro 3 rya white wine. Nge numva ko ni igihe cyo kuva kuri bwa buyoga bw'amafuti bamaze iminsi batwereka hirya no hino, tugahesha agaciro amafaranga yacu twinywera ibinyobwa bya KDB rero ushatse kuyirangura wahamagara kuri 0788505088. Ndasubiramo 0788505088, ubundi ubuzima bukaryoha. Yes, rero nkuko twatangiye ikiganiro tubivuga, muribuka agafoto ka Zelensky yicaye muri F16, mubona yasetse yishimye cyane. Akenshi baravuga ngo umwana ngo witumye ngo inzoka ngo aba yishimye cyane, ariko ibyishimo bya Zelensky byagaragaraga ku maso ye kuri uyu munsi yicara muri F16 byari ibyishimo by'indengakamere, ku buryo wabonaga ko byamusaze. Baramutembereza, barayifungura, baramuzamura, yicaramo nk'umuntu rero w'agatwiko, nk'umuntu ukunda agatwiko, yagombaga gufata ifoto yo gutwika, yo kwerekana ko abonye intwaro igiye guhindura ibintu ku rugamba. Ako gatwiko rero yaragakoresheje nk'icyumweru kimwe abwira abantu ati F16 ziraje, ahora ashimira ibihugu byamwemerezo F16. Hakurikiraho ikibazo kinini cyo kureba ngo ahise abanya-Ukraine bazashobora kuzikoresha, kubera ko murabizi izi ndege za F16 ntizabongereza, ni abanyamerika, n'iki bakoresha icyongereza. Kandi abanya-Ukraine bamenyereye gukoresha indege zikoze mu Kirusiya cyangwa se indege z'abasoviete, mbivuge gutyo. Bivuga ngo yari procedure ndende, byasabaga ko babanza kwiga ururimi n'amaterme y'icyongereza akoreshwa muri izo ndege, nyuma yaho bagatangira imyitozo. Kugeza uyu munsi usibye kumva ngo imyitozo yaratangiye, ariko nka kwa kundi nyine by'agatwiko baberekana n'abapilote bari mu myitozo, turabimenyereye ibyo bintu. Na contre-offensive itaratangira twahoraga tubona abasirikari ba Ukraine mu myitozo. Uyu munsi nta video nimwe yerekana ahantu aba basore barimo kwitoreza izi ndege. Ariko nanone impamvu mbigaruyemo nuko ibi bintu uburyo byashimishije Zelensky n'uburyo uyu munsi bidashoboka ko izi F16 zigera muri Ukraine, ni ikintu gitangaje, kinerekana uburyo ibintu bihinduka ku buryo bwihuse cyane. Muribuka ko izi ndege zashoboraga kuza zikaba zagira ama operation, n'indege amasuko y'abanya-Ukraine basanzwe bafite, yarasanzwe akora ama operation ngaha muri Ukraine. Ariko nyuma kabaye abarusiya bazanye ikoranabuhanga rishya ry'ubwirinzi bwo mu kirere, ryatitije cyane iri koranabuhanga ryose ry'abanyaburayi bashyize muri Ukraine. Ibyo bikaba byaragaragaye bwo ku munsi wa mbere bagitangira gukoresha iri koranabuhanga, hahanuwe indege 6 Sukhoi 6 z'abanya-Ukraine zarahanuwe, kandi ziri kure cyane y'imirongo y'urugamba. Ibyo rero bikaba byarateye cyane ubwoba abanya-Ukraine n'abaterankunga babo, bahise babona ko
kuzana izi F-16 muri Ukraine bidashoboka. Ibyo ngibyo byaje kuba n'ikibazo gikomeye cyane kubera ko bashakaga ko byibura noneho baziparika mu gihugu kitari Ukraine zikajya ziza zikagaba ibitero ziturutse mu kindi gihugu, ariko Abarusiya barabwira ati aho zizaturuka niho natwe tuzatera, kuko niho hazaba hari guturuka ibitero biri kudutera. Ibyo rero nabyo birananirana, hakurikiraho ibibazo bya Ukraine byaje kwitandukanya mu by'ukuri na Polonye, kuko Polonye wabonaga ibifitemo ingufu ku buryo yashoboraga no kwemera iyo risk yo kubaha parikingi muri Polonye. Ibyo rero byakomeje kuba ikibazo kinini. Ikindi kintu gikomeye cyane kiri muri ibi bintu ni ukumenya uburyo ibi bihugu nubwo byirirwa bituka Uburusiya bivuga ngo Uburusiya butsindwe bugire gute, ariko bikwereka n'urwego ibi bihugu bitinyamo Uburusiya. Urwego ibihugu bitinyamo Uburusiya ni urwego rukomeye cyane, kubera ko urebye intwaro tuvuye kuri izi F-16 ukareba izi Leopard zagiye ziza, ukareba intwaro zagiye ziza, ni intwaro zagiye ziza zirwaye, navuga ngo zipfuye. Ni ibimashini byaje bipfuye bifite ibibazo bitandukanye, aho abanya-Ukraine bavugaga bati ibyavuye mu Budage bifite ikibazo iki n'iki, ibyavuye nabi bifite ikibazo iki n'iki. Bigaragara ko ni nka puberi barimo gushyiramo ibikoresho byabo byashaje. Ikindi wavuga ni izi tanki z'abanyamerika bita Leopard. Izi tanki z'abanyamerika zitwa Leopard ni tanki ubundi zirimo ikoranabuhanga zitwa Abrams, ni tanki zirimo ikoranabuhanga rikomeye cyane, ari nayo mpamvu ari tanki ziri muri tanki za mbere ku isi kuri uyu munsi. Ariko iyo uzihaye abantu ukazibaha rya koranabuhanga warigabanyije, ni ukuvuga ngo ntago ziba zikiri muri za zindi za mbere. Izaje muri Ukraine rero nuko nguko zari zimeze, kandi nabwo murabizi mu kiganiro gishize twavuze yuko abanyamerika bashaka ko izi tanki zisubirayo. Abanyamerika rero bari gupropose iki, barimo guhangana n'abarepublikani, bari gutangaza iki? Baratangaza ko inganda zabo zikomeje kwinjiza amafaranga avuye muri iyi ntambara ya Ukraine, ariko ko nanone badashobora gufata risk yo gufata ibikoresho byabo n'ikoranabuhanga ryabo rigezweho babijyana ahangaha muri Ukraine. Bakavuga ko ubu bashobora gukora uruganda rukora izindi burende, rukora ibindi bifari, ibimodoka by'intambara, ariko bidafite rya koranabuhanga nk'iriri muri za Abraham, nk'iriri muri za Leopard, kuko murabizi n'Abadage banze gutanga face quality y'ibi bifaru byabo. Ibyo rero bikaba ari ibintu ngo bizabasha kugerwaho mu 2025. Ariko ibyo byagerwaho gute? Aba-Republican nibasinyira amafaranga, aya mafaranga agahabwa izi nganda z'abanyamerika, noneho zigatangira umushinga wo kubaka ibindi bifaru bishyashya. Rero ukibaza ukavuga uti ibyo bifaru bizamara iki, bizahindura iki? Ubundi uwo mushinga uzajya kurangira Vladimir Putin ageze hehe? Bizajya kurangira Vladimir Putin ageze hehe? Ibyo rero bikaba bivuga ko aba-Republican benshi barashinja Biden na Ukraine ko mu mafaranga miliyari zirenga 100 bamaze guha Ukraine, nyinshi zarangiriye mu mifuka y'abantu, mu byitwa ruswa yo ku rwego rwo hejuru no kunyereza umutungo wa leta. Ibyo rero ni ibintu twagiye tuganiraho ntari bugarukeho cyane, ariko mu byo aba-Republican barimo kugenderaho bahagarika inkunga kuri Ukraine harimo kuba aya mafaranga ajya muri Ukraine badasobanura uburyo akoreshwamo, kuko urebye izo miliyari 100 ukareba zatanzwe kugira ngo abanya-Ukraine binjire muri contre-offensive, ukareba izo miliyari 100 zirashize, abanya-Ukraine ntibigeze barenga umutaru, uhita wibaza noneho hakenewe angahe kugira ngo muzashobore gutobora. Ubwo rero abanyamerika bavuga ko mu gihe abanya-Ukraine na Biden bataragaragaza details z'ukuntu aya mafaranga akoreshwa, icyo ngicyo kitazatuma batazigera bemerera amafaranga Ukraine. Ikindi bavuga ko Biden nyine ibyo ni ibibazo nanone byo muri Amerika bibareba ubwabo. Bavuga ko Biden yananiwe gufunga imipaka y'abanyamerika, nicyo kintu gihangayikishije aba ba-Republican, cya gikuta cya Donald Trump kibatandukanya n'ibindi bihugu cyane cyane za Mexique. Ibyo ngibyo rero bikaba biri mu byo aba-Republican basaba Biden gushyira imbere. Ibyo rero nkuko mubizi byaratowe, Zelensky bamubwira ko inkunga atazazibona, bamubwira ko bigoranye ko azabona inkunga, ahitamo we gufata indege ajya muri Amerika kuvuga ati niba mwarampakaniye kuri telefone
niba mwarampakaniye biciye muri system zisanzwe, reka niyizire ndebe ko muzampakanira imbona nkubone. Icyo ni cyo ubundi biragorana cyane guhakanira umuntu muri kumwe imbona nkubone, ariko icyo nakubwira nuko abanya Ukraine kugira ngo babone izi nkunga z'abanyamerika, nubwo nazo zizaza ntizigire icyo zihindura, ariko kuri uyu munsi ubona ko ntabwo aba Republican biteguye kuba basinyira aya mafaranga. Ukaba wakwibaza uti Zelensky ni gute ari bushobore kwereka aba Republican ko afite plan noneho yatsinda abarusiya, ku buryo aba Republican bumva ko iyo plan yiwe iri convaincre noneho bakamuha amafaranga. Sinzi niba Zelensky afite ubwo bushobozi, cyane cyane ko akoze uru ruzinduko abanya Ukraine isi cyangwa se abaterankunga babo bashyiraga imbere bavuga ko bafite ubumwe mu kurwanya abarusiya. Uyu munsi twagiye tubiganiraho ibibazo bya Zaruzhny, uburyo umujyanama wa Zaruzhny yishwemo, ibibazo bya Budanov uyu nguyu, ibibazo bya meya w'umujyi wa Kiev uvuga ko Zelensky agomba kuzabazwa ibyo atakoze neza. Ukareba umubare w'abadepite bari mu nteko barimo gusaba ko Ukraine yakwinjira mu biganiro. Ukareba ko ibi bintu ni ibibazo bituruka ku rwego rwo hejuru kuri Zelensky bikagera ku musirikari wa nyuma uri ku rugamba. Uyu munsi urimo kubona ko ari ku rugamba ariko agomba gutsindwa, arimo kurwanira ikintu atazageraho. Ibyo ni ibintu birimo guca intege abasirikari ba Ukraine bamaze n'igihe kinini cyane ku rugamba badasimburwa, bamaze gutakaza morale, kubera ko nkuko twakomeje kubiganira umubare w'abasirikari anga muri Ukraine ukomeje kuba mukeya cyane, kubera ko moyenne age yabo ni imyaka 46. Murabyumva namwe, ni nka kwa kundi iyo bavuze ngo moyenne age ya equipe bakavuga ati ikipe moyenne y'imyaka yabo, urabona ko ikipe igizwe n'abakinnyi kwijanisha wavuga ko ari imyaka 21. Mu gisirikare cya Ukraine rero ni imyaka 36. Iyo myaka ni myinshi cyane, igaragaza ko abari mu myaka yo kuba bajya ku rugamba barashize. Ni ukuvuga ngo abasesenguzi barimo Douglas MacGregor, uyu nguyu wahoze ari umujyanama wa ministre cyangwa se umujyanama wa ministre w'ingabo za Amerika, niba navuga ministre cyangwa se umugaba mukuru w'ingabo za Amerika, uyu nguyu rero atangaza ko ibyo baha Ukraine byose bidashoboka, kubera ko Ukraine ifite ikibazo cya money power. Ni ukuvuga ngo intwaro zose mwatanga ntibizashoboka. Ibyo rero abatangiye kubibona, ibi bihugu byagiye byakira impunzi z'abanya Ukraine bitangiye gutera ubwoba izi mpunzi, bizisaba ko zasubira muri Ukraine kugira ngo zijye mu gisirikare. Muranyumvira ibyo bintu? Hari impunzi zo muri z'abanya Ukraine ziri muri ibihugu byo mu by'abanyaburayi zagiye zibona ama email cyangwa se amatract babwira ko bagomba gusubira muri Ukraine kuko bari mu myaka yo kuba bajya mu gisirikare. Rero bakababwira ko nibatabikora polisi izabafata ikabasubiza muri Ukraine ku ngufu. Muri kubyumva? Harimo kurenga kuri ya mirongo yose y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu irimo guhonyorwa muri iki gihe, ku buryo babitwigishije bahora babiduhanira buri gihe, bagenda ku bihugu, bagenda ku baperezida bashaka gutesha umutwe, bitwaza ibi bintu bya human right. Ariko aba bantu muri iki gihe gitoya gusa intambara muri Ukraine imaze, hakazaho n'intambara ya Israel zikabera rimwe, zitweretse aba bantu abaribo mu by'ukuri. Ni ukuvuga ngo ibyitwa uburenganzira bw'ikiremwa muntu ntibirebwaho, bo bareba ku nyungu zabo. Abanyamerika igihe cyose bazabasha kwinjiza aya mafaranga mu nganda zabo, ibingibi ntibizanabatungure. N'aba Republican batoreye ko amafaranga atangwa muri Ukraine birashoboka cyane, kuko ni ibiganiro bizakomeza. Bafite ibyo bari gusaba Biden ashobora kubikora, cyangwa se nabo bakabona ko bakumvishwa ko iyo nyungu ari ngombwa kuri Amerika, bakaba babisinyira bagaha Ukraine amafaranga ari kugira ngo ayo mafaranga n'ubundi ajye mu nganda zabo, kuko murabizi ko aba Republican n'ubundi nibo bavugira inganda zikora intwaro cyane cyane, ku buryo nge numva ko igihe cyose bazaba convince ko aya mafaranga afite icyo amaze kinini ku nganda zabo za gisirikare, numva aba Republican aya mafaranga bazayasinyira, ariko ku rugamba nta kintu bizakora. Turi kubibona ibiri kuba muri Avdiivka ho bivugwa ko noneho yamaze kuzengurukwa.
hakaba harimo gufatwa umubare munini cyane w'abasirikari ba Ukraine. Navuga ko abahari bari kugira ubwenge bwo kwita bamanika amaboko bakitanga. Navuga ko aba bafite amahirwe yo kuba barokoka, kubera ko nk'uko byagaragaye abarusiya bagenda barekura abanya-Ukraine benshi kandi bagataha bameze neza. Rero no gukomeza tukareba aba basirikare bamaze gutakaza morali, bagotewe muri Avdiivka, babangaba barimo kurinda umujyi wa Kupiansk, ariyo nzira yerekeza muri Kharkiv. Ni ibintu ugomba gukomeza ugatega amaso, kubera ko kuri ubu ngubu abarusiya batangiye initiative. Ubushize twarabivuze mu kiganiro cyashize, abarusiya batangije initiative zo gutangiza ibitero ku mirongo nabo yose y'urugamba. Ni ukuvuga ngo muri Kherson bari kugaba ibitero, muri Zaporizhia bari kugaba ibitero, noneho ukagana na ruguru muri Donetsk, ugana muri ahariho hangaza za Avdiivka, arizo za Kupiansk, mugana muri Kharkiv. Ibyo rero ni ibintu bitagiye korohera abanya-Ukraine, ku buryo wibaza ngo muri Ukraine hazasigara iki? Ese Vladimir Putin azagenda agere i Kiev, yigarurire na Kiev, ashyiraho abayobozi ashaka? Ese Vladimir Putin aragumana utu duce twatoreye kuguma ku Burusiya, ubundi ajye mu biganiro? Ni ibintu turi bukomeze kureba. Gusa icyo mbona nuko uyu munsi, nyuma y'uko abarusiya batakaje abasirikari benshi, nyuma y'uko batakaje ibikoresho byinshi, barasabaga imishyikirano kuva kudeta yo muri Ukraine yakorwa muri 2014, nibwo hakozwe kudeta ya Maidan. Iyo kudeta rero imaze gukorwa, intambara zimaze gutangira, hari imishyikirano yabereye i Minsk muri Belarus. Iyo mishyikirano ikaba yaravugaga ko utu duce twa Donbas aritwo Donetsk na Lugansk biba nka state cyangwa se nka region yigenga, nka leta yigenga, ariko iri muri Ukraine, igenzurwa na Ukraine. Niko amasezerano ya Minsk yavugaga ko Crimea ijya ku Burusiya, turiya duce tw'itundi tukaba uduce twigenga ariko tuyoborwa na Ukraine, akaba ari muri Ukraine. Ibyo ngibyo rero abanya-Ukraine barabyanze, bigezaho abarusiya binjira mu ntambara. Twarabiganira uburyo abarusiya bageze muri Kiev, bakava muri Kiev bakagaruka, bakava mu mirongo yose bari bagiyemo kubera imishyikirano yari iri kubera muri Turkey. Uko gusubira inyuma kw'abarusiya kwagiye kubaho, kwagiye kwitwa n'itangazamakuru ry'abanyaburayi cyangwa se n'abanyamerika, byagiye byitwa contre-offensive, bikitwa ko umurusiya barimo kumushushubikana. Nyuma yaho rero, ubwo umurusiya yagendaga agafata ibice agomba kugumamo, hatangiye propaganda ya contre-offensive. Muzi yaciye ibintu iravugwa hafi umwaka wose, abarusiya nabo barimo kubaka ibirindiro byabo, abanya-Ukraine bahabwa amafaranga menshi n'ibikoresho byinshi cyane. Iyo campaign irakozwe, igihe kirageze, abantu bizeye ko igisirikare cy'abarusiya ari fake, cya gisirikare kirukanse kiva muri Kiev, kirukanse kiva muri Kharkiv, kirukanse kiva mu mujyi wa Kherson, noneho kigiye kwirukanka kijye mu Burusiya, kive mu mijyi yose cyari cyarigaruriye. Ibyo rero ushobora kubeshya abantu, ariko kwibeshya ni ikintu gikomeye cyane. Ushobora kutubeshya ngo uri kwirukankana abarusiya, ariko wowe ubwawe ukaba ubizi ko abarusiya barimo kwisubiza inyuma. Ukatubeshya uti wakoze contre-offensive mu mujyi wa Kherson, ariko ukaba ubizi ko abarusiya ari strategy yabo yo kuva muri uyu mujyi wa Kherson banahavuye nta musirikari bahatakarije. Ukanamenya ko icyo kinyoma abantu kigiye gutuma abantu baguha icyizere kuri umuntu ukomeye, wirukankanya abarusiya aho hose. Kuvuga ngo niyo mpamvu niyo contre-offensive yabijya gutangira, babonye inkunga n'ukubera iyo propaganda bari barakoze, berekana ahantu bagiye birukankana abarusiya hose. Icyatumye bahagarika iyo mishyikirano twarakiganiriye, uburyo Boris Johnson yahamagaye akaza muri Kiev ababwira ati iby'imishyikirano mubivemo, tugiye kubaha imbunda mu rwane. Ni diru ndende irimo n'aba Zelensky basinye, barimo kurya amafaranga menshi. Mu by'ukuri bari kurya amafaranga menshi, kuko aya mafaranga yose ba Zelensky bayaryaho. Ntabwo baha inganda amasoko angana gutyo batarimo kurya. Namwe murabyumva, niyo mpamvu n'abarepublikani basaze barimo kuvuga bati nimusobanura hayo mafaranga ajya. Nta numwe uri gushobora gusobanura hayo mafaranga ajya. Rero bamaze gutanga miliyari 100
za contre offensive nta kintu ziri kugeraho, muratanga izindi zingahe? 50 na murimo kwemeza kandi nazo mutari butangire rimwe z'igihe kirekire, ntibiri bushoboke. Ibyo rero byerekana bwa buryarya duhora tuvuga hano bw'isi, ariko bikanerekana ko isi irimo kugana mu wundi murongo, isi iri gufata undi murongo. Isi ntabwo ikiri mu mirongo y'abagashaka buhake, oya, isi iri mu yindi mirongo. Ibihugu biri kubohoka, za Iran ziri kubohoka, ibihugu byinshi biri kubohoka. Ibyo rero ni ikibazo turi bukomeze gukurikirana, turebe ngo abarusiya muri initiative zabo zo gukora contre offensive baragarukira hehe. Turakomeza tubicungire hafi turebe, gusa abarusiya biteguye kongera umubare nk'uko mubizi. Vladimir Putin yiyemeje ko bagiye kongera umubare w'abasirikari kugira ngo barangize ikibazo cy'ahangaha muri Ukraine. Muri Ukraine. Tuvuye kuri menace za Joe Biden uvuga uti akanga abarepublikana bakanga ati nimureka Putin agafata Ukraine arahita atera Polonye, tuzisange turi kohereza abana bacu ku rugamba. Urakeka bakanga abantu gutyo? Ibyo ntibishoboka. N'abarepublikani barabizi ko Putin ntiyatera igihugu cya NATO. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo namara gukuraho Ukraine agashyiramo uwo ashaka, Ukraine ikaba netre, nkeka ko ikibazo kizaba kirangiye. Ariko si ikibazo kizarangira abarusiya bigaruriye iki? Bazishimira kugumana hariya honyine? Nkuko nabibabwiye, Odessa igomba kuza ku Burusiya byanze bikunze. Odessa izaza ku Burusiya, ni ibintu muzabona mbabwiye hano. Imishyikirano izajya kugerwaho Odessa ari ubutaka bw'abarusiya. Aka kantu mukandika ahantu muzakambaza. Ibintu byose mbabwira, ibintu byose tuganira ngaha kuri podcast, byinshi bigenda uko twabiganiriye. So rero ubu buryarya bw'abantu ngewe bujya muri iki gihe none kureba televiziyo. Hari nk'akantu nabonye bivuga ati barabeshya, turabizi ko babeshya, barabizi ko tubizi ko babeshya, ariko bagakomeza bakabeshya. Ni gutyo wumva nyine no gutandukanya uburenganzira bw'ikiremwa muntu kw'abanyayisiraheli bw'abanyapalestina bikomeje gucanga aba bantu kubera ko baricanze. Ariko isi iri kureba n'amaso abiri. Isi iri kureba. Iyi ni Waka Waka podcast rero, ndabashimiye cyane. Nizere ko iki kiganiro kiza kubanyura, kandi dukomeze turyoherwa n'ibinyobwa bya KDB.